kugeza na ya ntuzana ni puzzle aza kuri pano agasobanura AND3 n'impamvu yaketswe arayivuga. Urimo kunyumva? Yarasobanuye n'impamvu yaketswe ko bari bo bakeka, asobanura impamvu ari bo bakeka, arabisobanura. Aravuga nk'umuntu wabanye na ya mpano tugatandukana tukumvikana. Of course. Urukunega amatwi? Batandukanye batumvikana n'ibyo njuga yaravuze. Amatwi wumve cyane. Jewe ntabwo nigeze nakiuzinga ya nani nindi umujene Pazo mbere yuko afungwa yarampamagaye. Pazo mbere yuko afungwa afatwa yarampamagaye. Tufata umwanya aransobanurira ambwira A a Z y'uburyo atandukanye na ya mpano. Mbere yuko Pazo afungwa yafashe telefone arampamagara ambwira A a Z, arambwira ati ntabwo nakora ibintu nkabiriye. Turi kumwe? Didima uko bizi ngiyewe mbona hari ikintu gifata umuntu narya imbaga zo kuvuga ko uyu muntu ari we. Ayo masaha mfite ibintu bihamya ko uyu mujene Pazo urimo kunyumva ari wakoze buriya bugome. Bro, you know me, navuga nti Pazo ngendo ubambwe wakoze ubunyamaswa. Ibyo nibyo urabizi cyane. Ibyo ndabizi kabisa. Ariko kuko nta muri ibi bintu no muri video y'uyu mujene nuko byaje mu kwa gatandatu nahamagaye Pazo ndamubaza muri gutwi naragwamagaye Didima ndakwaza ibi bigo bari kuvuga kuri ya mpano bari gutwikira indirimbo cyangwa ni byukuri wanshubije ngo iki ntabwo ari ugutwika kuki barakora biri seriye. Naravuze ibi bintu nibyo nahamagaye Pazo arambwira ati iyo video ntayo mfite. Kejo nakambwira ati ni uyifite. Kejo nakubwira ngo ni uyifite. Nabivuze no kuri special muri Pazo. Kejo ati ni uyifite. Urimo kunyumva? Kejo namubwira ati Muhammad araje arayiguha. Ndetse gato. Kumana ndi telefone. Ati n'uyifite Muhammad araje arayiguha. Uretse gato nzamura muri account, nzamura mu yindi telefone. Uretse no kanze hano gato. Uretse gato ngiye skembe mfite. Ureke wumve. Give me a second. J'espère que bitasibamye. Nizera ko bitavuyemo. I think kabarje gakine no fucking way no gakine please kina please ariko abantu muri hano galeri yanjye araburi sahi kurimo turatu mukuremo kari akadege na kari akana kinari ntabwo mwagakuramo galeri yanjye kuzo. We ni gute wa forma sa telefone ntuza wa covering nani video nani audio voice note wa covering wara forma iri kuyinyereka chat ariko bakanyereka ko ntago kibasha kuba wa playing wacekinze muri telefone yawe yindi wasanga iyo telefone yindi utarayi downloadings. Guys murebe kuri goal yanjye mukuru kano kadege mukuru nura mwana w'intare galeri yanjye aba yuzuye haraburi isaha imwe gusa banza ari iminota nako ntabwo isaha yuzuye urumva ntabwo isaha yuzuye mudukureho galeri yanjye yuzure neza dutangire indi galeri tumeze neza. AJ thank you. Urumva aho ubundi ibi biboro byo izi saga izi ngizi ibintu mwita ko ari utuntu tworoshye ngo ni video gusa yagiye hanze bro ntago ariko ubugenza cyangwa no gufata bino bintu. Hano hantu harimo ikintu cyitwa ubugambane bukabije cyane. Urumva harimo ubugambane bukabije cyane. Mumenye impamvu video yagiye hanze, mumenye contract y'amano yari afite, mumenye contract zigera muri 3 zahagaze za y'amano.
kubera ino video yonyine yagiye hanze nibwo mutatangira kongera gukeka ko bino bintu ari urwango rwo kuvuga ngo kanaka ngo twarabanye ngo dupfa ngo utuntu no video iyo audio zasibamye ziboneka ziti ubwo byasaba bari kumwe ngo this audio is no longer available. ubwo nyiri kuyikoreza yarayisibye oya ziriho naho ubwo na pharmacy tweet nagize gute hari umuntu akora nuza na pharmacy nani nafunze WhatsApp ngo ndayifungura video zirimo niba irimo se ntabwo ashaka uburyohereza umuntu sanga ujya kuyohereza Didimani ureke igenda we yamugeraho ushobora kubirya kandore nta forward bari kunyereka nta forward baguha kubera ko ibisa nkaho nyine yagize ubwo nyiri kwikohereza aba yarabisibye no ni yanjye ntabwo iri gukina niyo wowe wohereje. Yes, this audio might have been deleted from WhatsApp on your phone. What the fuck? No, it's still on my phone. Irahari. None se ko message zigaragara zo ziragaragara ko umenya ko ibyo ngibyo ari ibintu bitwara amanuze bitwara indi storage. Ayaya nta kundi. So nibyo nandi kubabwira urukumva ahangaha uramujene yampakaniye ko nta audio I mean ko video nta yafite. Okay, for security maybe abikoze ntago bikunda as long as udafite all the WhatsApp. Okay, urimo kunyumva icyo kukubwira uyu mujene arampakanira rakutura send it to someone. Ndashaka izi audio kuko uyu mutipe yanyorereje audio ari kumbwira kuri mutipe ufite iki iriya audio long time ago muri cyangiye hazaga ira screenshot hasaga yarije of course nashaka iki erega ira screenshot n'ubundi urumva kugira ngo umujene yisange muri kino kirego ira screenshot niyo wayihaye yamana ngati surabizi ko ino video nyifite amuha screenshot ya view answer. So aho ngaho rero ikintu cyakurikiye ya uramujene puzzle no muri live ejo ndahaza uziko yese nandakarira ko namubwiye nti ibi bintu naraguhamagaye wenda kubaza ibi bintu bafite indirimbo ni prank ndetse kubyinjiramo uramubwira ati musa ntabwo ari prank ntabwo ari prank mpamagara puzzle namubwira ibi bintu nibyo mufite video puzzle arakutura kejo ntabwo atarakubesha arayifite. Kejo ni wohereje za screenshot y'amana mubwira ati se iriya screenshot urayabona Kejo iriya screenshot rero Kejo yayihaye na y'amana view answer. Urimo kunyumva Kejo no wampaye la screenshot arambwira ati puzzle arayigwa muhereza $100. Iyi audio ndikaze kwereka bafungura kamera hano bate Shamana ari bahazi no reka kwereke mane bafungura kamera bate urabizi bana. Okay, muri kubireba ukubade dima yampaye iriya ball of you once wabibonye uri kuri downloading ikanga iri kwanga ntago biri gukunda dore ngibi yanyoherereje hano arambwira muri voice arambwira ngo nimuhereze $100. Urabona hano arambwira ngo babigize ibanga aha namuhaye iyi boro ndi kumukata ndabwira ati ntabwo ngiye nguri biboro nk'ibyo ngibyo singiye babibonye muri telefone ntabwo zikiri mu mashini ushobora kwanga kwa kari mu mashini nani no muri telefone zanze nashaka kuzikina aho ngaho hano wari kumva ibintu yambwiraga ntabwo ari ibanga naha ngaha so ariko nako avuga ngo hano babigize ibanga rya danje ntabwo bashaka kuzisohora urimo kunyumva icyo ushatse kuvuga ni iki aha ngaha ukuvuga ngo iyi saga y'ibi biboro biba bwa mbere ngira ngo nigeze byagaciro nuva ko bashaka gutwikira indirimbo turi kumwe welcome yarakutuye bro agera naho yanga kongera kunyitaba pazo sinzi kunyumva ndakumva ariko ngo yahise ajya kwishinganisha muri ribu mu kwa gatandatu pazo yagiye muri mu kwa gatandatu yagiye muri baravuga ati ngewe ibi bintu naho muriye nabyo urumva baramubwira ati rero nta kibazo kuba wageze hano ariko nyine icyo gihe byaba ari uko hari ikirego runaka
ya mpano namuhamagaye kuri pano murabyibuka ko yaje kuri ibyo bintu ya mpano yaraje ibyo ari kuvuga uyu munsi nibyo yavuze kiragiye nawe mubyibuka ariko na ya mana yagiye kwishinganisha urabyibuka ya mpano namuhamagaye kuri pano araza asubira mu byo yavuze mbere n'ibyo yasubiyemo aravuga ngo yavuze mu kiri mubyibuka niba hari uwashaka kumpimukira asobanura story yose y'ukuntu byagenze. So he is the thing tugaruke gato impamvu ibi bintu ni ibintu byabereye kuri tele hariya video ntabwo nigeze niri na rimwe nyibona ivuye kuri uriya mugabo. Iyi video nayisanze muri groupe ejo bundi nyibona ibonye muri groupe hano byacitse nyuma y'abandi bose nayihawe n'umurundi wo muri Ntuza nayihawe n'umukobwa wo murundi nindi uyu Sharon ni wambaye ira video wa mbere cyangwa umukobwa wo murundi Sharon niwo wayimpanye bagikubiswe n'umukobwa wo muri Canada baba barabyoheje muri groupe birasandaye byamaze kugera hano. Urimo kunyumva you have to make sure ko ibi bintu nibyo ntabwo ari byo ni AI si AI kuko bibi ntabwo ari ikintu ushobora guhubukira. Urimo kunyumva ariko tugaruke gato ni gute uri kuvuga uretse gato iyo kontra tugire mbere yuko tugera kuri iyo kontra abo bantu bamugiriye ishyari iyo video bayikuye icyo abo gadifa ntabwo umuntu yeberwa umumwibye ahubwo yeberwa hamuhisha. Gaza njye nashaka kumenya amakuru atizewe neza kari tuvugana kuri telefone wambwiye ngo yo kujya kuyiposta ngo bakajya gufata telefone kugira ngo batransferemo ibintu bimwe bikuye muri telefone imwe babishyire mu yindi nyine kwa upgrading just urumva kwimura storage. Ayo makuru ava kuri ukanu wagatekereza naringiye kuvuga ariko mana ari kuri 10 kuvuga biranga bacinya gusa pano zitagabura mwoka apfamwe ubu ambaruti urumva ako kantu wagatekereza ayo makuru ariko se aya makuru nari kuva ubu ntibazanyishyuza kuri account nta makuru nifite ibi biri kuva yuko ndi kubitanga bigakunda kandi nta makuru nifite ntari chargings anyway urumva ayo makuru bijya kwiposha ava kuri indi umva nkubwira uko bimeze ninde unkanzeho ni mama wabese urumva icyo ndi kukubwira. Thank you big man. Umva icyo ndi kukubwira ni iki ngiki ukuvuga ngo tugiye kureba hano Didimani nahamagaye umujene ngiye urukumva ntago mba ndi kuri tele ndi mu bantu ba mbere bohereje nkimara kumenya namenye ko umwana bamuvanye ndakurikira bamukuye umugati ukuvuga ngo bakimara imodoka imuvana Kaki imuvana Kicukiro imutwara Kanombe. Urimo kunyumva nagiye nyiherekeje urumva umuntu wa mbere nohereje urambuje ntabwo yemeye kwaganira nawe urumva ntabwo yaramuzi biba ngo ko nshaka umuntu w'inshuti ya Pazo urimo kumva ajya kumuganiriza aragenda aramuganiriza bro ikintu niki na kimwe ariko giye tugomba kwirega rero ko tuganira kuri social media tujye tugerageza kuganira nibyo waruvuze mu kanya ntabwo ngiye nshobora kwakiuzinga muri ibi biboro kwakiuzinga umuntu wari we wese ariko ndahagarara ku kintu kimwe ubutabera kuri ya mpano kuko ibyakorewe n'umwanda n'ubugome umwanda ngewe reka nkubwize ukuri hanyuma nyir'ubwite urukunyumva mvugana na ya mpano namubwiye ati usaba ubutabera turi kumwe mvugana na Pazo ndamubwira nti Pazo niba ntacyo wishinja tuza umutima we ntugire urubanza gucira arambwira ati ngiye kujya kwishinganisha ndamubwira ngendo bikone bakomeza kukwakwizinga ibyo ngibyo ni bya bindi byacyagiye mu kwa gatandatu ndavuga ejo bundi ejo bundi ejo bundi yitanga yarampamagaye arambwira ati Godfather muri bya bihe bya mbere naranakurakariye kuko wansabye video wasabazaga biriya bintu cyane ndakurakarira numva ko ushaka kungambanira yarabivuze no kuri pano ndamubwira no ngo bigende bite njyewe nshaka amakuru ntabwo njye nshaka gutanga amakuru ku bantu bankurikira amakuru adafite fact turi kumwe iyo mbejwe n'abantu benshi cyane simberetse audio ura mutipa ariko ngo ni ubimpa simberetse ko byanze gukina ariko ndaza gukora recovery so ariko bakimara kumbwira ngo nitanga amafaranga nahise mvuga ati
shindwa shetani mukubwa. So icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki rero hano deja byamaze kugera mu butabera. Ko byageze mu butabera harimo isheni uzi ikintu kiri gutungurana se, hari undi mujene uri kubyinjiramo w'umuhanzi. Urimo kunyumva? Hari undi mujene uri kubyinjiramo ntashaka kuvugana nawe ko twagiranye bifu zikomeye, uramuzi? Ndabizi. Urimo kunyumva? Bikavugwa ko uyu mujene iriya video ariwo muntu wayihawe kandi tumuzi mu kurekura ama video mu kutagira imbabazi mu kurangiza banakoresheje ama video. Ibyo ntabwo yatekereza kabiri. Bikavugwa ko iyi video uyu mugabo yayihawe ariwo mu bantu barezwe. Ibintu babitubwiriye mu kanya kuri pano narindiho ku muntu ninde bamwita uyu mujene, ninde uyu mugabo, hari umwana ukora mu YouTube ufite inyinya wo kwa Ntuzi bamwita ni Opio what? Opio Nika. Urakoze cyane. Uyu ari niwe muntu wasuye Pazo ari wa mbere.